Hello, my beautiful family and friends. Ni Rusaro dear sister nk'ibisanzwe ni family dramas and dilemmas. Mbahaye ikaze nanone. Anyways, ni 2026. Nsuhuje abantu bose bavuka mu miryango y'akavuyo. Yes. Yes. I will say it with my full chest. Abantu mwese muvuka mu miryango y'akavuyo ndabasuhuje. Ninshaka kuvuga ngo imiryango y'akavuyo ntimuze kuntera amawe. Ninza kuvuga iyi miryango nawe ukiyumvamo nuko ntuze kuntera ibiye nimvuga ko ari imiryango y'akavuyo. Ikintu kizakwereka ko uvuka mu muryango w'akavuyo. Hari ibintu ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere. Ariko tutari twagera aho ngaho ugumane nanjye kuko ngiye kukubwira ibintu muri 2026 ugiye gukora nimba uvuka muri iyi miryango imeze gutya cyangwa nimba ufite ubuzima bwawe buteye muri ubu buryo ngiye kuvuga. Ndakubwira ibintu mbere yuko muri iki kiganiro ndaza kukubwira ibintu ukeneye gukora muri 2026 nimba utarigeze ubikora cyangwa se utarunabizi yuko ukeneye kubikora. Ngiye kukubwira ibintu uzakora muri no 2026 ukabishyiraho umutima kandi umwaka wawe ukazakubera mwiza n'ubuzima bwawe bugatangira kugira umurongo. So mbahaye ikaze. Hari imiryango iba ifite akavuyo ni ukuri pe, habaho umuryango hakabaho n'umuryango ufite akavuyo. Ntabwo twabyirengagiza, abantu dukunda kubeshyanya tukigira nkaho abantu twese ibintu biba bimeze neza, ariko n'ukuri ntabwo ibintu biba bimeze kimwe. Oya pe, nimba unafite n'inshuti zawe rwose ukabona mu vibinga bimeze gute, ni byiza no kuvibinga no kuryoshya n'iki ni byiza, ariko ntugatekereze ko abantu bose bafite imiryango imeze kimwe cyangwa ubuzima bwabo bwose bumeze kimwe. Icyambere kikwereka ko ufite umuryango w'akavuyo, ikintu cya mbere kizabikwereka niba buri gihe icyo ari cyo cyose ugerageje kubwira umuntu akubajije ngo se uri uwo kwande, ugasanga umeze nk'uri kwigisha umuntu wiga hege uri kumwigisha trigonometry. My darling, uvuka mu muryango w'akavuyo, uze gukurikira wiyumvire ibintu ndi buze kukubwira ukeneye kuzakora, ukeneye kwiga gukora muri 2026. Igihe icyo ari cyo cyose uzisanga ujya kubwira umuntu ngo nduwo kwa tararararara, ugasanga ni ibintu bimeze nk'inzu y'igitagangurirwa. Ni ukuri pe, umenye ko uvuka mu muryango w'akavuyo. My darling, icyo ni ikintu cya mbere kibikwereka. Ikindi kintu kikwereka ko uvuka mu muryango w'akavuyo kandi ukeneye gukora impinduka. Impamvu ndi kuvuga ngo uri umuryango w'akavuyo ni ukugira ngo twakire ukuri, accepting a truth, twakire ukuri ku buzima bwacu, dutangire ahubwo gushaka impinduka. Kuko akenshi turibeshya ukazajya ubona ibintu abandi bantu ukuntu abantu babaho ukumva niko nawe ugomba kubaho. My darling, iyo uvuka mu muryango w'akavuyo ntabwo umera nk'uko n'abandi bantu bose bameze. Wapi, tugomba kwakira ukuri. Ino ni reality utazi n'ikintu wayikoramo. Ikindi kintu kibikwereka, nimba ujya mu muryango w'iwabo kwa papa wawe ugakenera kwisobanura, wajya mu muryango w'iwabo kwa mama wawe ugakenera kwisobanura, ukaba ufite abantu imiryango imeze gutya nkwe. Ubundi urabona kangende gake, urabona iyo umuntu avuka mu muryango udafite akavuyo, mu muryango umeze neza, hahandi uvuga uti papa wanjye araha, mama wanjye araha ngaha, nyine barabana, ni umuryango uri hamwe, ni umuryango umeze neza. Nta bisobanuro byinshi ukeneye gutanga. Iyo mugiye muri family meeting, iyo umuryango wahuye ntabwo ukenera kwisobanura, kubera ko baba bakuze, baba bazi ngo kwa kanaka, nta muntu usobanurira, nta bintu byinshi biba bikeneye. Ariko uzacunge uvuka mu muryango, iyo uri mu muryango w'akavuyo, iyo ubuzima bwawe bujagaraye bigenda gute? Ujya ku ruhande rwo kwa papa wawe, rimwe na rimwe mama wawe ntabwo baba bamwibuka, ugasanga bari kubazanya ngo harya uyu mwana ni uwande, ngo harya we ngo uri uwo kwande, ugasanga uri kuvuga ngo ndi uwo kwa Rudomoro, barangiza bagakenera kukubaza ko harya, ukabona bari kubazanya hagati yabo ngo harya Rudomoro yabyaranye na runaka, yari uwo kwande, yabagahe. Nyine ugasanga ukeneye guhora usobanura ukuntu ibintu byawe biteye. My darling, nawe uri muri kategori y'abantu bafite umuryango w'akavuyo pe. Ugumane nanjye, ntugira ahantu ujya, kandi rwose ino community ntukeneye kuyivamo kuko uzahigira ibintu byinshi, uzawumvira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ukeneye kugumana nanjye kugira ngo nze kukubwira ibintu uzakora, ukeneye kumenya muri 2026. Ikindi kintu, nimba tuvugura umunyeshuri wataha muri vacances ukaba ukeneye guhitamo ahantu uzataha, ukaba ukeneye guhitamo se ndataha kwa mama, ndataha kwa papa, ndataha my darling, menya ko umuryango wawe nawe uri ngwino. Ntabwo ndi kuvuga ibi bintu kugira ngo ngusebye, ntabwo ndi kuvuga ibi bintu kugira ngo ngukoze isoni, hoya. Turi kuvuga ibi bintu kugira ngo twakire ukuri kandi twige, tugiye kwigira hamwe ukuntu nyine ubuzima bwacu bushobora guhinduka. Ntabwo ndi gushaka kubakoza isoni kubera ko nanjye ndi muri yo kategori. My dear, my darling, nicyo mbere aha ngaha, niyo mpamvu ndi yo sister, I'm your dear sister. Why? Kubera ko numva
shanda byumva pe ndakumva ukuntu wiyumva kuko nanjye icyo gihe cyambaye uzi igihe cyo kwicara ukazajya uri gusobanurira abantu aho uvuka sha nimba uzi ko uri wa mwana ukaba udafite ngo nyine udafite izina ry'abantu wubakiyeho ngwino icara hano ubundi wakabaye wicara hano iruhande rwanjye tukagira ibintu twiganiriraho ikindi kintu kizakwereka yuko nawe uva mu muryango w'akavuyo niba waravuye iwanyu mu cyaro cyangwa se n'iwanyu ari mu mujyi simvuge mu cyaro byo byaba biri byumvikana ariko niba waravuye mu rugo iwanyu ukahava kubera drama zaho ukavuga uti mva ngewe ibintu by'iwacu ndabihaze ndabirambiwe sinshobora gukomeza kuba iwacu afazara aho kugira akaba ariyo mpamvu yahakuvanye utarahakuwe no kuvuga ngo ngiye gushaka ubuzima utarahakuwe impamvu prioritaire akaba ari ukuvuga ngo ngewe mvuye ahangaha kubera yuko ibintu biba muri uyu muryango either iwanyu inkoni ni hejuru iwanyu ibintu ntabwo umva ni gutya sheri wanje ngwino nawe wiyizire muri no community nikundira abantu duhuja ibibazo nikundira abantu duhuja gahinda dufite ibintu byo kumvikanaho ngwino nkwibwirira so 2026 rero ndashaka kukubwira ngo banza kwanza wakira ukuri ni gutyo ubuzima bwawe bumeze nta nubwo wasubiza ibihinyuma ariko ibiri imbere dushobora kugira gute kubihindura dushobora kurema nimba uri wa muntu udafite izina rikuvugira ukaba ubizi neza yuko gusobanura iwanyu ubwabyo ntibyemera nimba iwanyu ari Butare ukaba umuntu atakubwira ngo iwanyu ni hehe njyana direct iyo umuntu akubashije ngo iwanyu ni hehe ubanza gutekereza ngo harya ndavuga kwa mama ndavuga kwa papa hakabanza kuza ndavuga kwa sogokuru hakabanza kuzamo akantu k'akadayirema nk'ako ngako my darling akira ukuri icyo kibazo nimba ugifite akira ukuri pe ngwino hano nkwibwirire dukeneye kugira ibintu duhindura nimba uzi ko nta zina ufite rikuvugira ukeneye wowe ubwawe kwiyubakira izina ari nacyo kiri bungeze ku kiganiro cy'uyu munsi wakora iki mu gihe ufite ubuzima bujagaraye nk'ubwo ngubwo sweetheart 2026 uzi ikintu cya mbere ugiye kwiga gukora nimba uzi ko ufite ubwo buzima umeze gutyo banza wakira ukuri ntabwo umeze nk'abandi bana bafite ahantu bafite umuryango bavugira ntabwo ufite izina ugiye kuririraho ugomba kuryiyubakira wowe ubwawe cyangwa se wowe ubwawe niyo utasiga amateka abana bawe bagomba kuzaba proud yo kuvuga ngo mama wacu yari uyu nguyu basi bakuvuga kagira ahantu na hamwe umenyekana murabona ngewe ndi kubijyamo so cyangwa se waba uri umusore ku buryo bazavuga ati papa wacu n'uyu nguyu basi reference ikaboneka banza wakira ukuri fast okay ikindi kintu ugiye gukora sheri wanjye ugomba kwiga gushyira amavi hasi gusenga ugomba kwiga gusenga ni intwaro sweetheart ntaye nabimenya naga ndaho njyana njagaraye ko gusenga sheri bifata ibintu biri mu kajagari gutya bikabishyira ku murongo nk'urugero naba mubonye igihe cyashize nsengera kumenya mama wanjye ni ibindi nigeze kubivuga mu kindi kiganiro nimba iyo nkuru utarayibonye sweetheart subira inyuma mu biganiro byanjye uze kureba icyo kiganiro ariko ntureke gukora subscribe my darling ugomba gushyira amavi hasi ukiga gusenga biragenda bigafata ibintu byari bijagaraye byari biri mu kavuyo gutya bikagenda bitondeka ibintu ku murongo bifata bya bintu byari urusobe bivanga utamenya ibyari bikiyegeranya na collabo uyu munsi murabona ko mfite energy bifata ibintu bijagaraye bikabishyira ku murongo ikindi kintu cya kabiri gusenga byo sinzi I don't know how I can stress this enough ugomba kwiga gusenga waba ubikunda waba utabikunda ugomba gushyira amavi hasi ukabanza ukereka Imana ibyo bibazo byawe ukereka Imana ako kavuyo kari mu muryango wa ako kajagari kose ukabanza ukakereka Imana cyambere bitanga amahoro yo mu mutima bitanga kwiyakira bitanga no gukira ibikomere ikindi sheri wanje ugomba kwiga kugira discipline no kurema relationships sweetheart nimba uzi ko ufite ubuzima bumeze gutyo ukeneye abantu ntabwo ari igihe cyo guhunga abantu sheri ukeneye abantu ukeneye kwiga kubana n'abantu hasi hejuru yaba aba relationships yaba friendships ukeneye kwiga kurema friendships ziri healthy
nimba uri umuntu ubana n'abantu mwese mukazajya muhora musimbuka muguruka sheri hari amahirwe yuko uzisanga n'ubundi kakubayeho sheri wanjye iga kubana n'abantu abantu baragufata bo ubwabo bakagushyira muri position Imana iyo igiye kuguha umugisha iwunyuza mu bantu urakeneye kwiga rero kurema friendships na relationships ziri healthy ku buryo abantu bo ubwabo umuntu ashobora kugufata agakomanga ku muryango akakwinjizamo akavuga ati genda mwana wanjye genda ubeho nimba utazi kubana kandi ntabwo nakurenganya iyo umuntu yavukiye mu kavuyo nk'uko nguko iyo umuntu yabayeho mu bintu by'akajagari buryo kurema ubushuti ni ikintu kigora ntago nabumvisha uburyo nanjye ubwanjye strugglinga kugira ngo better version of myself nige kubana n'abandi bantu sweetheart ikindi nkivuga ibintu bya friendships gabanya gossip gabanya amagambo shu nimba ubizi neza yuko uvuka mu muryango umeze gutya kuvuga abantu ntabwo ushobora kugira friendship zimeze neza urishyushyushyushyu ugira shyushyushyu nuvuga abantu sha abantu nta muntu utanga umuntu umuvuga nta muntu utanga umuntu umusebya nta muntu utanga umuntu umushyira ku karubanda so nufata abantu kazajya uvuga ubwambure bwabo ibyo birakureba kazakubaho sheri iga kugira friendships ziri healthy wige kubana n'abantu neza kuko nta wundi muryango ufite ndetse ko nta muryango ufite uzakwinjiza ahantu hakomeye ntuzahakwinjiza nta wundi ikindi kintu cya gatatu iga kwiremera izina ryawe utizabigenza gute ko ntajya kuri kamera nko kujyaho sheri icyo bizagusaba cyose muri 2026 kugira ngo wiremere izina my darling ugomba kuzakiga ugomba kukiga kubera ko nimba nta hantu hakuvugira ufite uzinjira mu miryango gute ntuzi gusenga ntunafite impano ya rurangiza ya yindi murika abantu bose bari ibakurura uzabigenza gute ugomba kwiga ikintu gituma izina ryawe rigira ahantu rimenyekana rigira ahantu rimenywa simvuze ngo ujye kuri kamera nkuko ngiyewe ndiho ushobora kuba atari ibintu byawe ariko basi shaka ikintu ushoboye nimba ari football jya muri football kandi ukoresha umutwe n'iki nanyashi ukoresha umutwe n'iki n'ikibuno nimba uri umukinnyi w'umupira kina umupira nk'utazogera kubaho kina umva nimba uri umuririmbyi ririmba sheri wanjye gerageza ku buryo basi mu mudugudu wawe mu mudugudu utuyemo bazabimenya kuririmba neza gerageza abantu bo muri quartier yiwanyu bamenye kuteka neza basi bazajye bavuga bati uriya mukobwa tumuziho ikintu kimwe uriya mukobwa ashateka neza uriya muhungu aconga umupira basi bakumenye kuri ako kantu ku buryo igihe icyo ari cyo cyose uzajya ufite akantu kakuvugira nibagiye kubabwira akantu kamwe hindura isengesho nkivuga ni aka kantu kandeza ariko reka nkababwire ba bantu nimba uri muri ba bantu bavuga bati njyewe umuryango wanjye urajagaraye ubuzima bayemo ndabuhaze ibintu bimbaho nta nubwo nzi ukuntu bimeze njyewe ibibazo byanjye byakemuka ari uko niboneye umugabo sweetheart iryo sengesho ni ryiza kandi nanjye si Imana imumpaye kugira ngo namwanga gusa ni byiza gusengera umugabo cyangwa umugore nimba ubona ari uzahindura ubuzima bwawe ariko nanone twibuke ko ni byiza yuko usenga kugira ngo Imana ikwereke icyerekezo cy'ubuzima bwawe niyo mpamvu navuze ngo sinzi nimba navuga gusenga ngo byumvikane ku rwego nshaka ko byumvikanaho sheri iga gusenga ubwo Imana ikwereke icyerekezo cy'ubuzima bwawe si byo sheri kugira ngo umenye ikintu basi ushobora kujyamo ukagikora neza hahandi nimba n'uwo mugabo cyangwa n'uwo mugore umushaka azaza kuko nta zina ufite rizakuvugira sweetheart ntaryo ntabwo murabizi neza tubwizanye ukuri umuntu ugiye gushaka arambagiza ibintu byose akanarambagiza n'umuryango noneho umuryango wawe ni rwaserera umuryango wawe ni hasi hejuru umuryango wawe ni akavuyo nk'uko twatangiye tubivuga so nimba rero ubizi neza yuko umuryango wawe umeze gutyo ujagaraye nk'uko ndimo kubivuga basi wowe iyubakira akantu umuntu naramuka naje azavuga uti uyu mukobwa nasanze akora iki kintu cyangwa se uyu musore nasanze akora iki kintu bazamubwira bati arajagaraye umuryango we waba urajagaraye mu bintu byose ako basi we nakureba bata ariko nubwo bajagaraye yaragerageje yakoze aka kantu basi nagashingiraho mvuga uti uyu mukobwa cyangwa uwo musore ngiye kumushyira mu rugo none se sheri wanjye urajagaraye ibintu byose ntuzi no gusenga uri umuntu ujagaraye ariko afite Kristo ibintu bijya bikunda nako ibintu birakunda ariko ikibazo
ntusenga urajagaraye ntuzi n'icyo ushaka ibintu byose biri ku kajaga gusa izina ribi dufite twazarihindura gute ukeneye kugira akantu basi kazakuvuganira urabona njyewe meze gutya turi kugenda my baby steps nta kibazo niyo zaba baby steps niyo yaba ari intambwe y'aba baby umubyeyi wanjye wo mu mwuka thank you so much Apostle Charles yarambwiye ngo niyo yaba ari utu baby steps ntugacike intege tera intambwe uko bimeze kose bizagera igihe byemere ubu ndi mu ntambwe ndi kugenda murabibona ramwe turikira aho ngaho rero ikindi kintu ugomba kwiga gukora navuze gusenga mvuga kwiyubakira izina mvuga kubaka ubushuti friendships na mastery no kumenya ikintu ukora neza kurusha ibindi undi si ubwo si ibyo muri 2026 nimba uzi ko nawe uri mu bantu navuze haruguru bafite akajagari bafite ubuzima bujagaraye nk'ubwanjye ariko njyewe ubwanjye Yesu yarabihinduye Yesu yarabisobanuye biri kujya ku murongo so nimba uzi yuko nawe uri muri iyo kategori y'abo bantu sheri wanjye ikintu cya nyuma ngiye kukubwira isoni na pride ushaka ahantu bijugunye isoni ubwiyemezi no sheri n'ubwibone sinzana uri bubishyire sureba umuntu umeze gutyo nyine navuze isoni nicyo kintu cyane mu ukwiye kugira isoni zo kwaka ubufasha ntabwo mvuze gushira isoni byo gutuka abantu no kwigira indakoreka hujya za soni zituma uvuga ngo ngiyewe niba nkeneye ubufasha ku muntu ngo ntago ngo ndi bujye kumubwira yuko nkeneye urabukeneye nimba ukeneye ubufasha urabukeneye haguruka ujya kureba uwo muntu ushaka ko aguha ubufasha haguruka sweetheart genda umubwire ati ndashaka ubufasha kandi simva aha ngaho utagize gute utabumpaye nimba ari ikintu ugomba gukora my darling ngo ntago muzi kuririmba ariko ngo uyu mwaka ngo uragomba kugira isoni niwiramuka ukomeje kugira izo soni sheri izina ryawe n'abana bawe bazabaho nk'ukuntu uri kubaho kano kanya simureba njyewe I'm your sister I'm your dear one sister I'm here isoni zagiye ntabwo nshira isoni ntavuga gutya muganya sinshira isoni nubaha abantu at least ndagerageza nzi kubaha abantu nibyo ntazi ndi gukomeza kubyiga kuko nta muntu ubuzi ibintu byose nta n'umuntu uri perfect mu bintu byose ndi kugerageza kubyiga sibyo ariko ubona isoni ibyo kuvuga ngo ngiye ngo ndagira isoni ngo kubera yuko ngo nshaka gukora iki kintu ngo abantu bakaba bazavuga look at me in the eye nimbyuka mu gitondo numva ikintu kiri butuma ubuzima buhinduka ari ugucuruza iki ari ugucuruza je nacuruzaga inyama Kimironko nacuruzaga inyama nazungurukanaga inyama mu masarode kwa Fire Kimironko ikintu cyitwa isoni nanjye twaraburanye uyu mwaka rero niba ushaka yuko ubuzima bwawe buzahinduka ugaba ufite ubuzima bujagaraye ntabwo nakomeza kwivuga y'icyo kintu ntabwo bujagaraye ubwanjye mu izina rya Yesu ako ni muzi kuri muri iyo kategori y'abo bantu hani isoni jugunya ubaha abantu ntabwo mvuze gushira isoni ngo ukotoza abantu ngo ugire gute ukora ibintu bitubahisha Uwiteka hujya kora ibintu byawe neza ko wikuremo isoni zo kuvuga ngo ikintu nkora ngo umuntu ngo nambona ngazavuga iki yara umuntu nakuvuga wakoze ibintu byawe ugomba gukora sweetheart is fine ikuremo isoni ikindi wikuremo pride ubundi gute umuntu ufite akajagari kangana gutya bagomba kugira pride ngo njyewe ngo urabona ngo ntago nabwira umuntu ikibazo ngo use ngo yamfatate ngo yazamenyera ngo yazatekereza atekereza iki ubwo uri mu bantu bagomba guhangayikira abantu batekereza bareke batekereze sheri ibyo batekereza se why do you care ubu turi mu rugamba rwo kugira ngo umuntu arebe yuko ubuzima bwamera neza turi mu rugamba rwo kugira ngo umuntu arebe yuko izina ryo kuririraho ababyeyi be batamwubakiye cyangwa wadafite yazaryubakira abana wowe uri mu bintu ngo umuntu ngazafata gute agufata atese fata uko ushaka ariko njyewe ubuzima bwanjye mbone hari impinduka nushaka utera agatambwe kavuye hano kagera ubutaha uzava hano ujya ntabwo uzaba uhuye n'umuntu ukiri kuva aha ngaha tera agatambwe ibyo bintu by'isoni na pride gute umuntu ukennye ubundi ntabwo ubuzima bwaba bumeze gutyo ngo ufite bikubiye gake niyo waba uyafite yaba ari ay'ababyeyi ariko we hari igihe biba byaranze ubwo rero tugomba kwikuramo ikintu cyitwa isoni n'iki na pride so guys nimba hari ikindi kintu nibagiwe muze kumbwira muri comment section
muze kunganiriza, muze kumpa ibitekerezo, ndabakunda cyane. Murabona ukuntu ngiye nimereye uyu mwaka. Tugomba kugira gute guhaguruka nta nabyibagirwa. Ugomba kumenya yuko sureba ibintu ubizi ko ufite akajagari kankara gutyo, abandi barara mu kabari nawe ukaharara. Nimba ukunda icupa ntari nta kibazo, ntago nagucira urubanza, ariko uhabona ari nacyo simbizi. Ariko sheri, hari ubuzima abandi babayemo, nukuri kw'Imana ntago twese twabaho ubuzima bumeze kimwe. Niba uri umukobwa kabuzi ko wavutse mu buryo bwa jagajagajaga, bwabo ndetse tutari buvugira ahangaha, uretse ko nta n'isoni biteye umuntu wese uburyo Imana yashimye yuko aza aba ari uw'agaciro, nta nubwo bimugira uw'agaciro gakeya. Ariko nimba ubizi neza yuko hari akajagari kangana gutyo mu buzima bwawe, ukaba ukirara muri bya bintu sheri wanjye, hari amahirwe menshi yuko ushobora kuzisanga nawe umunsi umwe ushobora kuzabyuka cyangwa ushobora kuzakora bya bintu wasanga farumasi zikinze ugahita umubyeyi mu buryo utateguye. Ukisanga nawe umwana wawe ari kubaho ubuzima bumeze nk'ubwawe. So menya ko hari ubuzima abandi bashobora kubamo ariko wowe utabwemerewe kububamo. Ubwo ndi kwibwira abantu bashaka impinduka, nimba wowe utazishaka sweetheart, enjoy pepe, enjoy chop life. Ariko nimba uzi ko ushaka ubuzima buhindutse sweetheart, ntabwo ari igihe cyo guchopinga life, ni igihe cyo kugira gute sit down, subscribe kuri channel ya Rusaro Dear Sister, ujye wiyumvira ibintu biri serious, ujye wiyumvira ibintu biryoshye, ubuzima turebe ko bwahinduka sheri. Subwo simbakunda, ndabakunda cyane. I love you so much. Rusaro Dear Sister, family dramas and dilemmas, we love you. Bye.